ibyorezo 2020, ariko ntitwari tuziko koronavirusi yazikabivanga. Tugeze kw'iherezo ry'isi, mwese nimurebe, kuko mujyahanuwe nta na kimwe kitasohoye. Twihana ibyaha byacu, abategereje umukiza Yesu, dukomeze imyiteguro, ari hafi bagenzi araje. Tugeze kw'iherezo ry'isi, mwese nimurebe, kuko mujyahanuwe nta na kimwe kitasohoye. Twihana ibyaha byacu, abategereje umukiza Yesu, dukomeze imyiteguro, ari hafi bagenzi araje. Gakondo dufite mw'isi, si wacu tuyicumbitsemo, duhora n'imibabaro ndetse n'izindwara z'ibyorezo. Ayiwe na viziyo twari twiteze, twayihuriyemo n'imihangayiko. Tugeze kw'iherezo ry'isi, mwese nimurebe, kuko mujyahanuwe nta na kimwe kitasohoye. Twihana ibyaha byacu, abategereje umukiza Yesu, dukomeze imyiteguro, ari hafi bagenzi araje. Isi irashaje we. Tugeze kw'iherezo ry'isi, mwese nimurebe, kuko mujyahanuwe nta na kimwe kitasohoye. Twihana ibyaha byacu, abategereje umukiza Yesu, dukomeze imyiteguro, ari hafi bagenzi araje. Sodomu bararimbuwe, banze kureka ibyaha, ubutinganyi ndetse no kumena amaraso. N'uyu munsi niko bimeze, tutumviye Imana twazabona ishyano. Tugeze kw'iherezo ry'isi, mwese nimurebe, kuko mujyahanuwe nta na kimwe kitasohoye. Twihana ibyaha byacu, abategereje umukiza Yesu, dukomeze imyiteguro, ari hafi bagenzi araje. Isi irashaje we. Tugeze kw'iherezo ry'isi, mwese nimurebe, kuko mujyahanuwe nta na kimwe kitasohoye. Twihana ibyaha byacu, abategereje umukiza Yesu, dukomeze imyiteguro, ari hafi bagenzi araje.